Karasira iri muri filime muri Afurika zakunzwe ku rwego rudasanzwe bikagenda bikakugera no ku yindi migabane. Kugeza ubu iri no ku mwanya wa 8 muri filime zinjije amafaranga menshi yaturutse ku yindi migabane. Ikibazo nuko abakinnyi b'ingenzi bo muri iyi filime bamwe bari batazi agaciro k'ifaranga. Ubuzima bwabo bwari ukorora ndetse no guhinga gusa. Ubundi Karasira amazina ye nyakuri ni Zao. Director Jamie ubwo yashakaga abantu bari kuzakina muri filime yabonye yujuje ibintu bisabwa mu bantu bazakina muri filime yateguye. Ikibazo nuko uyu Karasira usibye no gukina filime nta nubwo yarazi televiziyo n'iki, telefone, amafaranga byose ntabyo yarazi. Aba baturage bo mu bwoko bwa Karasira babaga ubuzima bucecetse ku buryo ibintu by'ikoranabuhanga baga batabizi. Uyu director kumvisha Karasira gukina filime byaramugoye dore ko atanavugaga ururimi rw'aba bantu. Yifashishaga umuntu z'ururimi akamusobanurira nako banasobanurira Karasira ibyo director Jamie avuze. Karasira we yaje gufasha uyu mugabo ariko ntabwo yarazi igisobanuro cya nyacyo cy'ibintu bari bagiyemo. Bivugwa ko uyu director Jamie yahise yishyura amafaranga atarenze amadolari 300 kuri uyu Karasira ndetse wari ugiye gukina. Ikibazo nuko Karasira barayamuhaye arayajugunya ari kuvuga ngo ni ibipapuro kuko ntabwo yarazi agaciro k'amafaranga. Uyu nta nubwo yumvaga impamvu bamuhaye ibipapuro. Icyo Karasira atarazi nuko filime yaragiye gukina ntabwo yarazi ko igiye kumuhindura ubuzima bwiwe bwose. Nta nubwo yarazi ko yaragiye kuba umusitari muri Afurika yose akajya no mu gice cy'ubundi buzima atarazi. Iyi filime bari bagiye gukora Gods Must Be Crazy yari filime ifite budget ntoya kuko bumvaga ari filime agiye kwikora yo guseka gusa ndetse cyangwa se filime y'urwenya. Karasira yo gukina iyi filime byaramworoheye dore ko atikomplikaga avuga ngo ibintu bizarebwa ngo areke kuba we wanyawe. Ubundi iyi filime ivuga ku icupa rya Coca-Cola rigwa hano mu giturage, ubundi nyuma abo baturage bakaza kuritora dore ko baba batazi ibijyanye na tekinoloji, ubundi bakabona ari nk'ikintu gitangaje. Nyuma uyu Karasira ndetse n'abaturage bose babandi batazi ibintu bya tekinoloji baza gufata icupa ubundi bose bakarikoresha mu nyungu zabo. Iri cupa batangira kubishwaniramo, nyuma yo kurishwaniramo ubundi Karasira agafata umwanzuro wo kuryo cupa ari kubashwanisha ndetse ari nk'ahari ikibi cyabaziye. Nyuma Karasira agafata umwanzuro wo kujya kurijugunya ahantu kure. Bitewe n'ukuntu iyi filime yakunzwe ku rwego rudasanzwe bitewe n'iyi nkuru yayo, iyi filime yaragiye irarebwa ndetse irakundwa ku buryo byasabye ko basohora n'igice cya kabiri cyayo. Kugeza ubu iyi filime ya Karasira cyangwa se abenshi bise Sagatwa, iyi filime yinjije amafaranga miliyoni 5 z'amadolari. Iyi filime yinjije amafaranga miliyoni 28 z'amadolari muri icyo gihe cyo mu 1980 yari amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo Karasira yaragiye aramara ku rwego rudasanzwe ku buryo n'abakerarugendo cyangwa se n'abandi bantu bifuzaga guhura nawe cyangwa se kumuvugisha. Ibi byafashije uyu mugabo kumenyekana mu kindi gice cy'ubuzima atarazi, cyane cyane igice cy'amafaranga ndetse na tekinoloji. Ibi byamufashije no kuzamura izina riva muri Afurika ndetse rikwira amahanga yose. Aba directors bo muri Amerika ndetse na sinema zo muri Amerika zatangajwe no kubona umuntu ufite impano nk'ingiyi ndetse umuntu uzi gukina ku rwego rudasanzwe nka ruriya. Uyu Karasira igice cya kabiri cya Sagatwa yakinnye bamuhaye arenga 50,000 by'idolari, ariko se wakwibaza ngo amafaranga uyu Karasira yakojeje iki? Ayo mafaranga yose yubakishamo inzu nziza, arangije ava mu butayu, ubundi arangije yorora inka dore ko mu bwoko bwa Karasira umuntu woroye inka nyinshi bamufata nk'umukire cyangwa se umuherwe. Nyuma yaje no kurihira abana be avana mu bwo buzima, arangije abajyana mu wundi buzima mu kindi gice cy'isi kirimo amafaranga, tekinoloji ndetse n'ikindi gice cy'ubwamamare. Karasira yaje kujya kuba mu nzu yabaga mu mujyi, gusa nyuma yaje kumunanira kubera kumenyera icyaro yisubira mu cyaro. Asubiye mu cyaro aha niho yaje kwitabira Imana dore ko uyu Karasira yaje kwitaba Imana ku myaka 58 yonyine. Ndetse uyu Karasira bivugwa ko gupfa kwe agiye gusenya ntiyagaruka, ubundi arangije umuryango ujya kumushaka, umuryango ugiye kumushaka basanga yapfuye. Uyu bivugwa ko yapfuye yishwe n'igituntu ndetse n'itabi ryinshi dore ko yari amaze kuritumura ku rwego rudasanzwe. Nizere ko mwadukandiye subscribe.